arambwira why not takwaka umere nk'abandi bakobwa baba mu mujyi ugomba gusirimuka hari ukuntu baba bafite n'akarimi karyoshye Imana ifite ukuntu yabaremye afande ni ukuri wa mukobwa ntabwo namufashe ku ngufu njye nafashe ahantu hasi y'ikariso ariko ntabwo nafashe ku ngufu ni ukuri kw'Imana uvuze ngo iki ntabwo namufashe ku ngufu ni ukuri kubizi koko nawe kugereranyije so harya se ufite umudamu uzamaze niba hari igice Imana yamuremeye cyitwa ku ngufu mbere ko baraturenganya ubusa ngo dufata abantu ku ngufu twongeye kubaramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe nkuko muri kubibona kuri kamera hariho couple umukobwa n'umuhungu ni bamwe mu bantu bakunda filime ikiriyo cy'urukundo bagakunda Silent Killer bagakunda ibikorwa bya Iris Rwanda bivuze ngo ni na bamwe mu bantu bashya dufite bamaze kwinjira mu ruhano rw'abakomedi mu Rwanda yaba umukobwa yaba n'umuhungu ariko bakaba bafite icyo nakwita gashya kihariye kuko ngo ni ba bantu babaye mu buzima bw'urukundo kuva primaire kugeza n'uyu munsi just now kugeza uyu munsi forever mbese igihe cyose tuzaba turi kumwe dukundana yasezerana ubundi kundana paka tujya no mu ijuru tuzajya mu ijuru tuzajya mu ijuru tugikundana niba tuzajya mu ijuru handi hose tuzajya nta handi hose twareka kujya mu ijuru ikajya mu bandi tuzajyana mu ijuru kabisa urumva ijuru rifite njyewe se 100% nimba ribaho ndarifite nimba ritabaho nzaba kuri iyi si nyine ijuru ribaho kandi urarifite narigezemo se ijuru ribaho kandi turarifite tutaragera kure navuze ngo muri abakomediye mwembi by'umwihariko umukobwa ni numwe mu bakinnyi ba filime reka mbere yuko dukomeza reka mumaze mwibwira abantu baduteze amatwi kandi bari kubareba kuri kamera mumaze mubibwira amazina yanyu. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwamahoro Samia ariko benshi banzi ku izina rya Mutetere aka Sheri Oji yanjye wundi akwivugara ako sivuga nabyibagiwe ngiye bura amazina yanjye yanjabutse wallahi anjabutse nibutse izina ryanjye yewe bambwiye nitwa Shema irindi naryibagiye ntari Kristo ngira yitwa Shema biba byanjabutse kubera nyine buriya nkunda kwibagirwa cyane kandi mpamvu ikunda tuma nibagirwa buri ubwenge bwanjye niba Imana sinzi icyo yamoye ubwenge bwanjye ni bukeya ubushize no mu mayinite nta nubwo bwana bipa tu sinzi cyabiteye gusa ubwenge bwanjye ubushize mu mayinite nta nubwo bwana bipa that's why nkunda kwibagirwa ibintu cyane nyine tu nawe usize mu madolari umva nyine ikintu ushize mu mayinite kitana bipa ngayibaza ushize mu madolari ari igihugu kitazwi kabisa ubifata gute kubukundana n'umuntu udafite ubwenge oya ndabufite ariko nuko ari bukiya nyine bwa budashya mu mayinite butana bipa reka nisubire ubundi ubwenge arabufite kuko ntabwo yari kuza gutereta umukobwa nkanjye nta bwenge agira kabisa umukobwa nkanjye usewe ntabwo ubibona ntabwo byari kuvamo nyine arabufite bwinshi cyane ahubwo nuko nyine sometimes buba bwaje butse n'umuntu usanga buragiye ubwenge ndabufite. Shema urumwe mu bakomediye cyangwa se mu bakomedi dufite muri iki gihugu cyane mu karere ka Musanze bahagaze neza ubimazemo igihe kingana iki? Bundi komedi nge nyimazemo igihe cyose kuva navuka nakuntu mama yari umukomedi na papa ari umukomedi nyine ukumva no babyaye ubwo natwite banwite nyine ndi umukomedi bambya ndi umukomedi barandira ndi umukomedi kugeza n'ubu ndi umukomedi nzanapfa muri komedi zarangiye ndi muri komedi bivuze ngo watangiye nzanapfa mu buryo bwa komedi nge ntabwo nzapfa mbura nk'abantu basanzwe ubwo nzapfa ndi muri komedi ndi umukomedi bivuze ngo watangiye gusetsa ukiri mu nda ya mama wawe. Yes sometimes nasetsaga mama nkumva nawe arasetse nkakora ibintu utuntu tw'utugeste mu nda nkumva arasetse akavuga ati akakura papa wiwanjye ati naza ndebe naye agaseka nyine ati tushobora kuzabyara umuntu usetsa kabisa. Sema uza guhura n'umukobwa mwiza Samia ati kizungerezi inzobere umukobwa w'inzo ufite amabere inzobere Oji baramwigondeye
ntabwo ugira kuko bazamutwara oya ntawamunwara. mumaranye imyaka ingahe Tumaranye umwaka umwe hafi umwaka umwe n'amezi 9 aho uzo mwatubeshye n'iminsi 2 n'uyu munsi uri mutare wuzura nyine ariko ubwo nibwo twabigize profession. mutubwire ibintu biri byanyambwa mwatubwiye mu mwakunanye mukiri primaire mwari muri primaire twigaga mu wa 4 njye naramukundaga. Yes. abarindi bibwira undi rero yarabimbwiye yatangiye kuvuga ati ndagu we yaratangiye ati ndagu nanjye ndabisoza ati nda niko bimeze nararebye mbona ari maraca mu nzira nyinshi ndabatuye ati ndagu nanjye ndabisoza nanjye nda ati ndagukunda. Yes. Abarindi usoza nda ngiye wasoje nda ni nk'umuntu w'umugabo nyine ni ijambo ritangwa na nda rigasozwa na ndu biranja byumva ndagukunda tangizwa n'ireja bigasozwa n'ireja tangizwa na gasozwa na a niko nyine tangizwa ndagukunda itangizwa na igasozwa na a sikubyara nibyo ahari birashoboka ni ijambo na ijambo ni ndagukunda ijambo nagukunda nawe tuvuze nda ni inyajwi ivanze n'ingombajwi ni igihekane gihetse a nda nyine urumva ni igihekane na da gihetse a. Shima watangiye kuri filime Ikiro cy'urukundo ryari kuva kuri episode ya mbere ubwo nayitangiye Ikiro cy'urukundo kugeza ubu ahigeze muri season ya 2 kuri episode ya 12 nyikurikirana. Ndacyari kuri Shema nk'umukomedi bimazemo igihe kandi ariko bimwe turi kubabwira niko kukuri uko ndi kubivuga. Uyu Shema muri kubona no umukomedi ubimazemo igihe kandi abigize umwuga. Uyu mukobwa nari no umukomedi kandi akaba n'umukinnyi wa filime. Shema tukugarukeho gato hari akantu mperutse kubona ahantu ngo ingofero wayibye uri mu muhe mwaka wari mu akaga. Uranyibukije n'amavura atumye mva mu ishuri nyine Samuel nubwo nyine agarukiye muri senior 1 akanagira ariko njye nagarukiye muri P5 nyimara kumubwira ati ndagukunda nawe turankunda ubwo byarangiye gusa nyine tucico gihe ariko shana byarakujabutse do voice man byaramujabutse wallahi yanjye ntabwo byanjabutse ingofero yanjye shayikuzamo bura ingofero mbavanizaho gatoya niba ari ikintu cyamemukiye mu buzima ni ingofero yaranjabutse byatari subizi ndabizi rwose buriya ingofero kera nshiga muri P5 ndakeka muri P5 nigeze kwiba ingofero ku ishuri nijyanye mu rugo papa azaya yambaye mu nama y'ababyeyi. Iyo ngofero nayo nayibye mwarimu w'imibare kandi urabizi ba mwarimu w'imibare kuntu baba barisariye nejo bundi aro twahuye arambaza cyage no wapfuye cyangwa ni mukuru wawe mwarimu w'imibare sinzi ikintu waba warabaye umwarimu turahura harya no wapfuye cyangwa ni mukuru wawe ubwo ati naga ninjye wapfuye ni mukuru wanje nyine nk'ibyo bintu nyine icyo gihe namwibye ingofero nyijyana mu rugo nyibagirwa mu rugo muri vacances bigezo niba papa yagize ati ni impano mama mere wanjye yamuguriye azayayivaje mu nama y'ababyeyi abarandaburije ako waransebeje kirya gihe Paul sha bebe Paul mwariganaga n'ubundi mwari kumwe ku ishuri twari kumwe ku ishuri buraba mwari musibe shaka mushira mu ndi class twigiraga rimwe muri class imwe agasubiza rimwe agasubiza cyane arabesha yari umuswa yabaguwanye ntago mbesha nabaguwa njewe iyo nakoperaga nabaga nago narengaga mu 10 ba mbere narakopeye kuva kuri exam ya mbere kwiza kuri exam ya narakoperaga agakopera n'izina yes kwa twicaranaga nka mukopeza akayitandikaho n'izina ryanjye Samiyat nyine naramwakiriye tunone se nakora iki n'uwanjye filime Ikiro cy'urukundo nyuma yo kuyireba ukagirirwa amahirwe yo kuba uri umwe mu bantu bari kwakitinga kuri channel inyuraho na filime Ikiro cy'urukundo kuri wowe bivuze iki kuri ngiye kwagitinga kuri channel ya Iris Rwanda icyayi Ikiro cy'urukundo filime ikunzwe kuri ya filime ifite anigeze filime bisha abantu filime niba barabisha ariko mfite amatsiko asanje batarabishe nyine ariko ni ikintu gikomeye cyane kwagitinga
cyangwa se gucisha ibikorwa byanjye kuri iriya channel ya Iris Rwanda, nkomeza gusaba n'abantu bakomeza kudukurikira, mukomeze mudushyigikire kuri Iris Rwanda, mukora subscribe, share, like and comment. Singo mumbabarire, singo randa cyangwa manze ndi wirira barakubabarira. niba umbabariye ukaba ukanze subscribe, mwifurije kugira amafaranga ku buryo no mu nama y'umuryango uzajya watsamura ngo ati tse avuga ati gitekerezo nico. Yes, mumaze ukana subscribe kuri Iris Rwanda TV. Sima tutaragera kuri nterera urwenya umukunzi wawe. Umukunzi wanjye se numutere he? Oya wambwira ndumutera kuko nyine Sima uri imanzi. Oya ndi imanzi. Arabesha. Ndi imanzi. Oya nyine ndi imanzi, nyine ndi imanzi mu bundi buryo ariko ubundi wasanga atari, ariko ndi imanzi. Oya arabesha imanzi. Imanzi ufite urana imanzi. Niba nari imanzi nawe mubaze icya mubaze. Oya mubaze. Ubumanzi bwanjye babone ne wabutwaye buriya. Mubaze. Ni mubaze. Ntago ari isugi kuko ngenda bizi. Niba ko nari imanzi nanjye ubwo ntago ari wenyine tunaka. Oya nje ariko bira. Twarabitwaranye yatwaye nawe yatwaye nanjye ntwaraho. Ubu twahita ari imanzi. Ntago nari imanzi. Aya nawe. Nari imanzi serious. Ntago ari imanzi gute se buri. Nari imanzi. Arabeshe naka. Mwahuye mukora iby'abana cyangwa mubikoze mumaze gukura? By'abana bwimeze ute? Wana nta muntu mukuru ukora iby'abana, twakoze iby'abakuru, iby'abana wapi? Nta muntu buzi iby'abana twabikora ute? Iby'abana bikora ubuntu bw'ubupeti bw'ubwana nyine ariko twe never erega narize. Ubu ngubu ubona Shema ubona uzapfura imanzi cyangwa ubona uzarongora? Imanzi bwanjye nawe butakaje kera. Wasanga amagambo ariko ntago ndi imanzi. Ntago ndi imanzi. Ariko urateganya kuguma kuba single cyangwa urateganya ngo oya nzaba single paka kuko ikintu nzaba single ariko nereta. Ati impamvu zaba mfandi single buriya mubaze. Iyo wasize umunsi tutabana, iyo wasize umunsi namuvugishije tangira kuvuga ati sheri kutamvugishije, kutambwiye good night, kutanyifuje ijoro ryiza, kutangura agafone keza bakakandi kagize, niyo mpamvu zatuma mfandi Kinyarwanda bagikunda kunja bukasinzi impamvu. Yes. Niyo mpamvu zatuma mfandi single. ngo azapfa ari single. Nzapfa single ariko mfite umukunzi. Sima mubyumva se nje na gahunda y'abatipe bari single mfite. Ntabwo wankatira. Nabikora. Gaye bazungatiye kamanzi nanga ubutumwa. Munyarwanda kazi ukurikiye Iris Rwanda TV. Ndagusabye buno butumwa Samina nanyanga. Uzabungereze ku bana banje bezo hazaza bakomeze kunyihanganira kuko mama waba akomeje kungora, sinzi uko muzavuka komeza kunyihanganira. Sama akomeje kunja none se ko na gahunda y'igikufite. Oya ntago bisaba igikwe. Serious ngenza kwere. Tugomba gukora ubukwe yakanze arya abageni bambara yitwa mwiza. Ntago mbizi uzambara ibyo utazambara bizagira. Cyangwa ako ntago nzakora ntabwo. Shema mperutse kubona ngo mama wa yatashe ubukwe bwa ko kanura uzacunge mu buzima ngiye baradi umushakashatsi. Sinabikubwiye ajya ko n'umushakashatsi. Nabyambwiye kanze ndabikubwiye. Ndi umushakashatsi ushaka niki tabaka gishakashaka. Buriya ikintu shakashatsi nasanze nta muntu wubaho umuntu utanga ibiryo mu bukwe. Uzi inshuro buriya mu bukwe bwa Meddy umutipe bita King James yasuje mere wanjye. Uramizi? King James yace nk'inshuro 5 ari kuvati muraho mabuja. Nanjye nari nicare ahantu nkayobedwa bikanjabuka. Nta muntu ubaha nk'umuntu wo mu bukwe. Serious. Abantu b'ubukwe baba bubashwe umuntu buri mu gikoni. Byadanje abayubashwe bya hatari. Buriya nanjye inzozi mfite nizo kuzakora mu bukwe bumwe na bumwe ariko special mu buryo bw'igikoni. Na gahunda bura yo gushaka mfite ubwo gahunda mfite yo gushaka. Abanyarwanda gushaka ziko gukora muragowe. Subwi igikoni wakora mu bw'urukwe bwanje. Sinzi uko nzakora mwasanga sinzi. Imana igufashe ukeneye amahugurwa. Je nagize umukunzi mwiza cyane. Nacyo nakurushije buriya.
wakirishije nde wowe oya nge uramukomerekeje oya pole nge nsanzwe mufite umukunzi se mfite umugore ufite umugore sure dore umubasha ijambo umubasha tunabibutsa gusoma ko ijambo umubasha ni kimwe cyengwa na Forward Investment Group benga ikinyobwa umubasha n'ijambo umubasha ujye usoma hose urumva nacyo cyatumye bura umubasha nacyo cyatumye nsubiza nuzi ijambo rya Sami yari yambwiye ati ndagu nanjye nongeraho nta muntu utamubasha bura wakuzuza iryo jambo oya n'umusore unywa umubasha hari ukuntu abashoboye n'iki bura hari ukuntu nshoboye si ubwo byumva se kamwe telefone wongere dutere rugwenya rwano rwa fande afande se uruwe ku ngufu ngo ugiye kuneza Sami yumve ko nafashe ku ngufu wumve ibintu nakoze uri umugome bura serious kandi arima nawe unyumvira ibyo bintu sho mukunzi mfite anga yararaburije afande Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh afande yo muraho afande ibyo bintu ukumbwira ni ibiki oya Safari icyo kibazo akigaruye koko n'ukuntu akigubujije ngo byararangiye n'ubu uracyankinja koko nafashe umuntu ku ngufu wowe wafata umuntu ku ngufu utari ko fande oya iburetse manze nguhe umukobwa dukundana akubwiye niba hari igice afite cyitwa ku ngufu nukuri mujye wita indenganuro Sami mbabara umubwiye niba hari igice ufite cyitwa ku ngufu allo afande mwiriwe oya mubwire niba ari igice cyitwa ku ngufu ufite abantu baba banshinja ku ngufu umusore se oya ni inzererezi n'ubundi birashoboka ntago nabitinda ntago wafata ku ngufu ntago ari njye wasanga ari utundi dukobwa abana muri quartier muzaze mu mujyane ntago guca inyuma afande serious ntago uri umukobwa namufashe ku ngufu kubizi nuko nimero y'Imana itana cyangwa utanashobora no kwitaba Imana ako se ko yakubyura uvuga iki afande nukuri wa mukobwa ntago namufashe ku ngufu nje nafashe ahantu hasi kariso ariko ntago nafashe ku ngufu nukuri kw'Imana uvuze ngo iki ntago namufashe ku ngufu nukuri kubizi koko nawe kugeranyije so harya se ufite umudamu uzamaze niba hari igice Imana yamuremeye cyitwa ku ngufu mbere ko baraturenganya ubusa ngo dufata abantu ku ngufu namwe mwariza mukadufunga mudohora ubusa ngo twafasha abantu ku ngufu ni mujye mutubabarira nawe unkoreye ubunja ibintu none uranarakaye ndarakaye cecekere ndakugurira umubasha nitugenda umubasha guys murashoboye muri bamwe mu bantu ushoboye batubesha ngo dufata ku ngufu gusa wafata umuntu ku ngufu uteko Sami byivugira imbere y'abakunzi ba Iris Rwanda TV niba ari igice cyitwa ku ngufu ufite mbere uko badohora ubusa fata ahantu ariko ntabwo mfata ku ngufu nafata ku ngufu se atagira oya kwifata byubahwe pe ako manza gusubiza ari igice cyitwa ku ngufu oya ntacyo mukunzi none se kubeke waduhora ubusa mwihore afande ndaba yazubaye tugaruke kuri Samiata ukina ari Murekatete muri filime Murekatete ni Murekatete yes Murekatete Mutete gerageza kuririmba nk'umukunzi wawe akaririmbo umutere n'imitoma nawe arakwishura nta kibazo umutera n'imitoma umukunzi wanjye se kwabizwa n'amazi manze ni bebezwa tangira urumva ushaka ko nkuririmba Care ni umwanya wa Care indirimbo yitwa Care oya ririmba tera make yanjye we indirimbo twutuma twatundi bisobanera kandebera oya wimbeshya ntabwo nigeze mutera imitoma kawego domi karirimbo oya ndirimbo nagibaho maraza indirimbo za ba Chris Brown ngewe n'amashuri nize ko kuburumva ngo rimba indirimbo ushaka ndirimbira karimbo ushaka cyangwa ya King James ya Tom Cruise ya The Ben yande ngo ndirimba karimbo ushaka ngiye taha umubasha kabisa ndakwemera uravugisha ukuri serious okay si ibikabyo umva nabivuyemo di
umutima wanjye wawutuyemo ni wowe gusa wowe wanjye mapucu see the way you love me hold me tight mabomba chocolate nkunda ukuntu uryoshye urukundo ajyara ko ngaho niongere rimwe niongere please niba nkunda muri make ni rusasa oya sinibona nari mu rukundo nawe harabivugisha ngibyacu byo n'ubufindo oya come on babe. Oh my god cyakoze ukoze umuti koze umuti umubasha uri kabisa urawemera uyu munsi today. Sami, ku myaka yawe ugize amahirwe yo kugaragara kuri brand ikomeye cyane nka Iris Rwanda TV, wabyakiriye utukimara kuba nomine mu bantu bazagaragara muri comedy, bashobora kugaragara muri filme, bakaba barakubonye mu bwo buhanga, wabyakiriye ute? Ubundi Iris TV Rwanda yari imwe muri brand ziri numva ko nyine nifuza kuzageraho, rero byaje kuba ngombwa ndatumirwa nkora test na n'ubu ndacyagerageza, ariko nyine byaranshimishije ndacyakora cyane day by day ngo ndebe ko nagera kure. Shema, ni irihe somo ry'ubuzima wakuye muri filme Ikiriro cy'urukundo kuva utangiye kuyirebera kugeza uyu munsi wa none tugeze ku gace ka 13 season ya 2? Nakaye gace wakuyemo kingenzi kuri wowe? Kinakuyemo ari agace buriya bigeze kugira buri somo muri make somo nakuyemo gukunda byanyabyo. Urukundo ni ikintu gikomeye mu abantu. Ujya mukundana, umwe ajya gukunda nawe umukunde, ubundi mwongereho na kundane. Ariko Iris Rwanda Ikiriro cy'urukundo kabisa nakuyemo amasomo menshi cyane, gukunda, kwihangana, mbese no kugira neza kabisa. Inzozi zawe ejo hazaza urifuza ko zabizihe? Inzozi zanjye ndifuza ko nza gushaka. Ufite inzozi mbi? Nyumvira kweli. Izo nizo nzozi zanjye zo kuzashaka inzobere turi kumwe, izo nzozi zanjye zo kuzashaka kabisa. Mbona nkugejeje mu mago nubwo sometimes rimwe bizanje ugasanga biranze, ariko kabisa. Sami, inzozi zawe ejo hazaza ni zihe? Njye inzozi zanjye ntago ari ugushaka, inzozi zanjye ni ukuzaba actress nyine ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, noneho then nkazaba actress mpuzamahanga. Nizo nzozi zanjye kandi ndabikorera day by day. Inzozi nziza nubwo udasinziye ariko inzozi nziza. Nubwo udasinziye ariko inzozi nziza. Thank you. Nubwo udasinziye ariko inzozi nziza kabisa. Nuwe muntu wifuza kuzahura nawe muri iki gihugu cy'u Rwanda, wumva ari umuntu ukomeye ku byo wahura nawe ukavuga uti wabo nibura hari urugendo nteye mu buzima? Muri rusange se mu bantu bose usubwa nindera wowe twarahuye nta nicyo wamariye. Umuntu nifuza kuzahura nawe nume koko usubwa nindera special. Reka banze mbitekerezeho. Nge nyibaza ariko muzima mu Rwanda ngiye bura umuntu ifuza kuzahura nawe mu buzima busanzwe, kuzahura n'Imana. Imana ntago ari umuntu. Imana none ni iki se? Imana umuntu ngiye mu buzima busanzwe muri rusange kuzahura n'Imana, ariko ikindi kintu nifuza kuzahura nawe buriya ngize amahirwe yo kubonana na Perezida Paul Kagame, perezida w'u Rwanda, tugahora gutya niyo namureba face to face, apana kumureba mu bintu by'amakamera by'amateleviziyo, na face to face. Iyo ni CV yabikaze mu buzima bwanjye. Mbibutse ko aba muri kubona kuri kamera ni bamwe mu bamenyekanye muri Iris Rwanda TV ndetse no muri Mabey Comedy wajaho nabo gasoa channel yabo yitwa Mabey Comedy. Ni bamwe mu bantu
bagaragaje impano bwa mbere nubwo muzababona muri filime zitandukanye nyura kuri Iris Rwanda TV ariko nka Shema yazamuke muri Mabe Comedy yego yes Samiata nawe Samiati ariko wambitswe nande umuntu wanyambitse much respect kabisa ni umugabo bamwita Teacher style se ni style vision ayibonye reka nahisemo neza ntacyo nabaruzi ntabwo ko aricyo nakurushije ko aricyo nakurushije sa tuba twambaye neza iyi patara bayita ni deshire so bibona se mba ndi ku cyangwe cyatari crop top tumeze neza ikigaragara ari amatako n'imino nasoma mu mutwe namusoma mu mutwe nkavuga ati kumusoma nagusoma mu mutwe ngareba niba ari mu bwenge cyangwa niba naburimo nasanga ntabwo naho gusomaho nagusoma mu mutwe gize amahirwe kugusomera imbere ya kamera nagusoma mu mutwe ariko atari imbere ya kamera aho nasoma ntago mbizi njye ntago yahambwiye njyewe se ibice byose by'umubiri kimeze kakiri umwana mbona ushaka kumura ni umusaza yariye nabi yakuriye mu cyaro nubwo ubona ndi umwana ariko gutya nyine hari ukuntu umuntu aba yarakuze uzakaza z'uyu nguyu nawe urakina turacyashimira Teacher Shop ni umwe mu bantu bambika abakinnyi bakina muri filime Ikiro cy'urukundo ndetse na Silent Killer no mu biganiro byacu bitandukanye dushimire Umubasha Forward Investment Group mbibutsa yuko hari amacano dufite ushobora kujya ugasura Iris Rwanda TV Iris Rwanda hose ugakora subscribe ukibuka no gusura X Empire y'umukameza akamejeje kuri kamera ya yes ubu rwabye bicaho Muganga series Imfubyi n'ibindi byose waba ukeneye amakuru y'ibyamamare muri Musanze ibiganiro bitandukanye ugasura Ikirenga TV kabisa muri musi kiri gukora nanjye burandi mu bantu bari kugifana Ikirenga TV kabisa much respect kirimo kiraduhereza umuti by'umwihariko nambabwiye ko ku Kirenga TV ari hamwe mu hantu muzasanga comedy zabo bana muri kumva mu majwi hirya inyuma barimo baravuga nuko uyu munsi wa none bari muri shoot z'abana muzabona mutwana duto tw'imyaka 3-4 ku Kirenga TV harimo abana basetsa wagenda ugakanda subscribe ukaba urabaremeye nabo ndacyari kumwe n'umukobwa n'umuhungu Shema katuve mu rwenya none sasa ubundi amashuri yawe agaruke mu akangahe ndakiga mu akangahe ndakiga ariko ndakiga mu buzima busanzwe ubone kwiga ntabwo bihagarara ndava amashuri asanzwe ugeze mu akangahe amashuri ngeze muri senior 5A art and language abantu batumva icyongereza polisa ntabwo ninjye babwiye ngo mube inkandagira bitabo cyangwa se muba abashoferi kuko nibo nkandagira bitabo n'abantu ba mbere nabonye batazi kwiyandikira kuko umushoferi paparanyica bose bararanze ntuze kumbwira ngo tugucumbikire ndume kuko nari bagiye ko papa umushoferi w'igare ariko abashoferi bose muri nkandagira bitabo kuko nta mushoferi n'umwe ndabona yiyandikira bose mbone polisi bandikira ndabeshera ntabwo nabesha mbeshute ntabwo bazongera kuguha lift wa munyonzi muturanye ntabwo nabesha nyine nubwo papa ari nkandagira bitabo ariko kabisa ntabwo nabesha Sami wiga mu akangahe naye niga muri senior 5 networking bivuze ngo ubuzima bwanyu imbere ya kamera imbere ya hehe ubutaha nindo za propose undi wasabye urukundo araruguhereza udutegereze hari n'igihe undi mujamu zampropose ese wabyizera gute mukunda se ndamukunda ko mbana na gahunda aragira nzayigira uzayigira ryari nibyo bintu by'abakomedi ariko nzayigira okay kambaye minota micyamuterano imitoma nk'abantu mukunda namanzi kuko nawe atangiye kumbwira ngo arankunda namanzi tu yabanze ibyo ni ibiki ufite umutwe shawagira nisho ufite agatwe gateye neza nka watermelon oh my god seka neza nk'ikigori oh my god shanda gukunda uzaje urwo rukundo uzarukunda Amavubi ngewe ufite agatwe keza gateye nka watermelon oh my god burangiye mba nume umukunzi mfite ni ishyano rimwe yagiye burandi konereta nonese umukunzi ni ishyira byihangane ubushaka ndire n'imbere ya kamera
oya bebe ntabwo nakubabaza kabisa pole basi niba yikubabaje gurira umubasha sibyo se wowe utabivuga umubasha nta kazi ubundi umubasha wabaho Amwishyura gutera imitoma nayo mwishyura. oya imitoma ya nesi ya mitoma wayitera mushiki wawe yafata Bakatubesere ngo mutera imitoma. njye ntabwo nzi gutera imitoma nicyo kibazo Muterete. wasanga azi kuyibagara ariko atazi kuyitera gusa ngiye oya muterete iyo turi kumwe turi twenyine apana imbere ya kamera wananirita ariko naya nta wananirita nanjye nta gutereta se ngo bigende gute wananirita nanjye ngo utereta tugatereta kandi byaraciyemo Ku myaka yawe ntazi umubare uri umwe mu bakobwa bafite uburanga kandi umwe mu bakobwa bafite n'impano. Mu buzima busanzwe nk'umwana wiga mu wa gatanu hanze hari icyo bita abasponsa abasaza batereta abana b'abakobwa bakiri batoya. Mu buzima busanzwe wari wahura na igitsina gabo kikuruta kikaba cyaza kugutereta tuve mu rwenya twinjire mu buzima busanzwe dutangiye n'isomo byari byakubaho? Yeah, of course byambayeho ntabwo byabura ku mukobwa mwiza umeze gutya byambayeho si rimwe si kabiri ako nyine tugenda tubicamo niyo life Ashimana na profise cyane Shima n'abamanuye ukuboko naba ndetse wowe muragomba gufata benefit ndashaka ko utanga isomo ku ry'ubuzima kuko hanze aha biriho kandi bireze ese kuri wowe byakubaye ufite imyaka ingahe mu kihe kigero? ntangira guhura n'abo bantu dusigaye twita aba sponsor nigaga mu senior 3 hari ukuntu uhura n'umuntu akakwishimira akakwereka ko nta kibazo nagufasha naguha icyo ushaka ariko nyine abakobwa benshi nanjye nishyizemo ntabwo nakwikuramo hari ukuntu avuga ati why not nimba wenda mu rugo batangurira telefone nziza niba ntashobora kwigurira umwenda mwiza nkaba mbonye ugiye kubinkorera ku buntu ubuhamya bw'ibyakubayeho wowe ubwawe Sami. Njye ntabwo byigeze bigera ku rwego rwa kure kuko nari umwana wo mu rugo mbona icyo nshaka nkakibonera ku gihe ntabwo rero byigeze bigera ku rwego rwa kure byagarukiye hafi ntabwo navuga ngo mfite ubuhamya burebure twarahuye aramvugisha for real njye yarabimbwiye arambwira ngo ndi umupapa mbaha naha mfite abana 3 twarahuye nari ndi gutembera n'umupapa aransuhuza twarahuye yari umupapa mukuru aransuhuza arambaza mwana muto w'amakuru hari ukuntu babivugishwa bigize abantu beza dukomezanya inzira kuko aho najyaga nawe niho yajyaga arambwira ndifuza ko twazaganira nakwishimiye iki n'iki ndambwira ati okay naribinjye aho nari ngenda hageze tuzasubira muha namba zanjye umunsi ukurikiyeho arampamagara turavugana duhure ambwira nta kibazo turahura ansohokana ahantu mu mujyi turicara turagana ambwira ati uku ndeba uku ndi umupapa naje inaha muri business mfite abana 3 atariko ndashaka ko ubikunze mu minsi mike mfite inaha nakubera sponsor nagukorera icyo ushaka nagushimisha ibintu byinshi mbese arambwira why not takwaka umere nk'abandi bakobwa baba mu mujyi igomba gusirimuka hari ukuntu baba bafite n'akarimi karyoshye Imana ifite ukuntu yabaremye okay next time ndambwira okay ndamuhamagara ndambwira numvishe gahunda ufite je nago twajyana mu nzira mwambwira toya mfite amafaranga naguha iki n'iki ati nkoreye icyo ushaka icyo yashakaga cyari yashakaga ko dukora sex buri uko abyifuje n'icyo nshaka cyose nkakimubonaho ndabona ati rero njyewe life mbayemo ndayishimiye icyo nshaka ndakibona iyo bitaba 100% ariko I love my life nuko byarangiye ariko nyine umuntu agenda ahura nabo umunsi ku wundi abashuti banjye bakaza akambwira ati bimeze gutya na gutya nkambwira turi umukobwa uzi ubwenge genda nyine ukora igikwiye Nirihe somo muri iyi minsi hano kuko baracyaza benshi cyane isomo rero nihereyeho na hano rundi rubyiruko by'umwihariko abakobwa ntago umuntu agushukisha uwo ari we kugira akugira uwo ugomba kuba we no niba wumva ko ufite vision yawe ufite imipangu ufite icyo ushaka kugeraho
uragerageza nyine bavuga ati okay nkanjye nihereyeho mfite talent nagenda ahantu hanaha nkavuga ati ndashaka kumfasha iki n'iki nkabigeraho apana dukurikije abasponsa aho abasponsa ntabwo ari bo b'ingenzi muri life y'umuntu. Urakoze ku isomo ry'ubuzima utanze. Ndimo mvuga ngo dressing, uracyari umwana muto y'umuntu wiga mu wa 5, ako kantu wambaye ku maguru gasobanuye iki? Akangaka se ni nkuko nambaye amaherena, ni nkuko nakwambara agakomo, gusa ndabizi abantu by'umwihariko abantu nyine baba batuye mu nkengero z'umujyi baba turiya ni beach iki n'iki, ariko no ntago ndi beach n'umutako nawe urabona ko ni fresh. Ibyo uzi ku bantu bambaye utu dushanete turi kumubonana ku maguru babivuga iki? Nyine mu buzima bw'icyaro abantu batuye mu cyaro atambuka tiriya ni beach, ibyo byonyine gutambuka mu cyaro wambaye gutya hari ukuntu babifata, gusa ntabwo aba ari byo. Ni style isanzwe, niyo viziyo tugomba kugendana n'ibigezweho ariko tudaca n'umuco aho hagati aho, tugendana n'umuco na viziyo igezweho. Ujya kugwa mu cyaha cy'ubusambanyi bwa mbere wari ufite imyaka ingahe? No ni private life yanjye ntabwo ari ngombwa ko tumageze ko ari iby'abana. Iby'abana se nta muntu utarabikoze, ariko njyewe ntabwo ari ukubeshya, nakundaga kuba umukozi kuko umukozi akuntu bazanaga utuntu two kurya ukajya kubirya nyine bagiye kuryama. Warabikoze byari iby'abana? Warabikoze cyane. Uyu ni metre nakunda batarabikoze kandi umupapa niyo mpamvu nyine nagize n'impanuka ibyawe bikangwira nkaba nakajeho gatoya, ariko by'abana babikoze. Kuri mwe mwana muduteze amatwi reka tumere nkabe kugana ku musozo, ariko nkuko dusanzwe tubereka timu nshya, abantu bashya, turi kumwe n'abantu bashya mugiye kujya mubona kuri Iris Rwanda TV. Tumaze kuba ku muryango ubundi Iris Rwanda ni famille imwe, turi kwitegura gukora anniversaire y'umwaka mu kwa 9. Nambe bwira yuko twafunguye radio iri online, Iris Rwanda online radio yatangiye kumvikana, ariho indirimbo ziri gukinwa. Programu y'ibiganiro dutegereje ukwezi, nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'ukwezi n'iminsi nka 20 tuzababwira uko gahunda ya radio izabiteye, ibiganiro uko bizaja bitambuka. Ariko radio yo abanyamakuru already twatangiye kurekrita, kandi ibiganiro bizaba bishingiye cyane kuri show busy. Ngiye kubereka umumama nimwe mu bantu bari kwakitingana. Ni mama wanjye, mama Mutetere. Mama Mutetere icyapaze ubwo mbere nk'ugeranyije udutebe nibarashe mazemo hagati. Cyakoze nabira kazi. Oya ni gutya. Ngagera hino. Hari akantu cyatubangaraje. Araberewe. Rasa muririmbi. Twamwakira umubyeyi wacu. Turagiye mumwakire twumve garaje. Araberewe. Ese no mugeni. Oya mama wanyu twagiye. Araberewe. Nje kurimba byaranjabutse. Kuririmba umwe. Mama Muteteri muraho? Muraho neza. Bimeze bite? Sawa. Ugize amahirwe yo kugaragara muri comedy bwa mbere, none uri no kuri televiziyo ya Iris Rwanda TV, urumva? Ndishimye cyane. Ndagira ngo usuze abantu baduteze amatwi bari kukureba, babwiye n'amazina yawe wisanzure. Nitwa Uwamahoro Josiane, mama Muteteri, agakobwa kanjye. Ndishimye kuba nyine nicaye hano. Numwe mu bakinyi bashya twakiriye, turacyari kumwe n'undi muntu mugiye mwatangiye kubona mu mafilime Ikiro cy'urukundo. Nawe agiye kuza mu mwakire, aranyura inyuma y'icyapa, yihagarariye inyuma nta kibazo. Ijwi rirekamo nta kibazo rigera inyuma. Ni umubashaje yihagarariye hari inyuma, twagiye tumwakire. Umusore ntabwo twamuririmbira, ni welcome. Welcome. Mukomere cyane. Mwamukiye bugufi kuri iyo foto turaza kuyifata. Yes, kamera iramubona. Amazina ni
amazina yanjye nitwa Ombeni Victory cyangwa se Vicky. Abonde ni Vicky. Nyina ndi Brian. Brian. Nakazina kamera. Abanyamugi series ni wa musanga tu n'ahandi hose no mu kiriro cy'urukundo. Hose. Turamwakiriye. Meze bite bro? Yewe se. Ntabwo nzajya ndakwangaza ari gusuhuza n'abarezi. Ntabwo nzajya ndakwangaza asuhuza n'abarezi. None se ko hari uwakoye. Bashaka guprofitira mu kavuyo. Umwe mu bantu bari kugaragara muri filime kandi utangiye kugaragaramo uva muri filime Ikiriro cy'urukundo by'umwihariko umeze nk'umuntu ushaka kuzinjirira Asia. Niyo target? Niyo target uriya mwana meze fresh. Niyo target kabisa. Ubona zaje muzahuza? Tuzahuza cyane buriya urabona. N'Imana yarabivuze da. Umukobwa yataye iwabo ajya asanga umugabo kugira bafunde umuryango. Tuzahuza neza cyane. Muzahuza. Ariko meddy herutse kugaragaramo mu minsi ishize inyura kuri Rwanda Top News muri ni Mukiga series cyane abanyamugi series hari ahantu wakitinze ugiye kwiyahura utega umumotari umugezeyo uravuga ngo umumotari arakwishyuza. uranyishyuza kandi ngiye kwiyahura. Karakantu ushinzwe directing niwe wagatekereje harimo arandika iriya comedy ariko kashimishije abantu benshi cyane kubera ko biranumvikana nta kuntu wakwishyura umuntu kandi ugiye kwiyahura. Ntabwo bishoboka. N'ubundi ubwo narabibwiye uriya mumotari agira ubwoba arirukanka kugira nawe bitamukoraho. Tugana ku musozo kuko ikiganiro musanze gisa nkaho cyakirimbanije turi kugana aho dusoreza. Ngiye guhereza microphone buri wese aragenda tubwira kari ku mutima akoresheje amasegonda make narangije mu gusu aratangira avuga ngo nitwa kora subscribe kuri Iris Rwanda TV amakuru n'ibiganiro na comedy na filime bikugerero ku gihe. Urabibasha? Byo ari byinshi. Arabibasha. Kubera umubasha arabibasha. Kubera umubasha. Arabibasha. Yasemye hano mwabibonye. Yes, twarimo tuvuga ngo Rwanda Top News nimwe muri channel y'Ikorera Musanze naho simbukira yo kuri like, share, subscribe then una sharing ku bantu bawe batandukanye uzasanga amafilime atandukanye ariko kandi nibuke no kubabwira ngo Ikirenga TV, X Empire TV zose na amacano mashyashya ari mu karere ka Musanze kandi ari gukora imiti. Mwari kumwe na Google kuri micro aho ntago ndi umunyamakuru abigize umwuga aho nabajije nabi cyangwa se navuze nabi mbabarire reka nanye mikoro urese akoreshe amasegonda. Okay, murakoze nariyo Amahoro Samia tumaze nka muteteri mwakoze kurikirana ikiganiro cyacu nahandi wagisanga uretse kuri Iris TV Rwanda. Subscribe, like, share tukikomereza. Tubisi banza mama wacura tukibanza reka bashire bakurikirana ariko reka bashire bakurikirana gufuwa byowa yewe please kamaze cyo bugufi please niba na ngombwa ndarira ariko please subscribe, like, share and comment kuri Iris Rwanda TV, Ikirenga TV, X Empire Rwanda Top News. Please mwambabarire rat sawarat ifuje kugira umugisha mwinshi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ombeni Victory cyangwa se Vicky. Akandi kazina bakunda kunyita ni Brian. Turabasaba gukora subscribe, like, share and comment kuri Iris Rwanda TV, kuri Rwanda Top News no kuri Medor Films aho muzasanga nitwa Peterson cyangwa se Mihigo. Ikirenga rwose nta kwibagirwa rwose kandi stay tuned. Uwamahoro Josiane mama muteteri ni kuriya nta kundi mubyeyi ni kuriya nyine muzabigenza kandi turi kumwe.
vuga subscribe sabuki ngo sabuki ngo sabuki sabuki ntabwo uzi ko ndi mukecuru uvuze ngo Foto za mama wanjye. oya serious uvuze ngo iyi si baye komedi iyi baye komedi oya ntabwo ari komedi please cameraman uretse ukuraho please put get out ukuraho wakatura ra mu kiganiro please ngo sabuki please utankotoza basi reka mbivuge bisubire oya murakoze cyane